Umuvuduko w'iterambere umujyi wa Kigali uriho niwo utuma benshi bibaza imbaraga zibikora bikabacanga. Urugero ugeze ahazwi nka Rwandex uhazi hubatswe inganda ndetse na sitasiyo, hari ibikorwa byinshi bitandukanye. Kuri ubu ngubu wahagera ugasanga ibyo byose ntibigihari. Igishanga cyari gisanzwe kirimo inganda ubu kikaba kirimo amazi kiri gutunganywa utabasha kubyiyumvisha. Tubane muri iyi video umenye byinshi ku mushinga wo gutunganya ibishanga bya Kigali ufite agaciro karenga miliyoni 80 z'amadolari agera kuri miliyari 112 z'amanyarwanda. Uretse ko wageze kuri wa muyoboro rukumbi kugeza update ku mishinga minini y'ubwubatsi. Niba utarakora subscribe kuri The Sentence bikore ni umwanya, niyo nkunga tugusabye, ariko ntibikubuze kuba wakanda like na share kuri iyi video kugira ngo ibashe kugera kuwe, ibashe kugera ku nshuti n'abavandimwe. Muri video nyinshi tubahazi bereka byinshi ibikorwa remezo bitandukanye, yaba imihanda, yaba ari imishinga yo kubaka ingomero z'amashanyarazi, imishinga yo kubaka imiturirwa itandukanye, imihindura isura n'ubwiza bw'umujyi wa Kigali ndetse n'u Rwanda muri rusange. Ariko ibikorwa byose muri iki kinyejana, ibikorwa byo kubaka imishinga itandukanye, yaba ari amazu n'ibindi byose bitandukanye twavuze, byose bikorwa mu buryo bubungabunga ndetse burengera ibidukikije, kuko iyo biri kubakwa harebwa uburyo bigomba kuzarengera, yaba ari mu gihe cyo kubikoresha, yaba ari mu gihe cyo kubaka, uburyo bigomba kuba bitangiza ibidukikije, kandi mu gihe bizaba biri gukoreshwa bigomba kubaho mu buzima burengera cyangwa se bubungabunga ibidukikije. Rero uru ni urugamba ruriho rurwanwa mu gisata cyangwa se mu gice cy'ubwubatsi, yaba ari imitunganyirize y'imijyi. Ariyo mpamvu twabakoreye video isobanura Green Building Certificate muri video iheruka twavuze isabirwa uno mushinga wa Maziri Housing Project, aho ino Green Building Certificate ari icyemezo gihabwa umushinga bitewe n'uburyo uwo mushinga wubakanywe, wateguwe ndetse ukoreshwa mu gihe cy'ubuzima bwawo bubungabunga ibidukikije. Ushaka kumenya byinshi bitandukanye kuri no Green Building Certificate cyangwa se iki cyemezo gitangwa ku nyubako, ku mushinga runaka, wareba iyo video ya Maziri Housing Project twabisobanuyemo, twayipininze muri comment, wagenda ukayireba ugasobanukirwa icyo ino Green Building Certificate isobanuye cyangwa se icyo ari cyo. Ibi byose biri muri gahunda yo kugira umujyi utoshye kandi wuzuye amahumbezi, ubungabunga ibidukikije, worohereza abawutuye, yaba ari umwuka bahumeka, uburyo babayeho. Ibyo byose bijyanye n'ikizwi nka greening. Muri uwo mujyi rero wo kugira Kigali itoshye kandi yuzuye amahumbezi, ibyo byatumye hatekerezwa gutunganya ibishanga byo mu mujyi wa Kigali bikabungabungwa, bikagarurirwa ubuzima bw'umwimerere bwa kamere, harimo gukurwamo inyubako n'ibindi bitandukanye byangizaga ibishanga cyangwa se byari byarahinduye umwimerere w'ibishanga. Harimo inganda zabaga mu bishanga bitandukanye, byaba ari nk'iki cya Gikondo, amasitasiyo y'amayisanse avamo ibinyabutabire bitandukanye byangiza ibimera ndetse n'ibinyabuzima bitandukanye, udusimba, udukoko tuba mu bishanga. Ibyo byose rero byakuwemo kugira ngo ibishanga byongere bibungabungwe, byongere bigarurirwe umwimerere w'ibishanga bitandukanye byo muri no Kigali. Hari ibishanga bigera kuri 5. Gusa ku ikubitiro hamanje gutunganywa igishanga cya Nyandungu, byakozwe mu buryo bumeze nk'ubwigerageza, hareba ibishoboka cyangwa se ibyakorwa kugira ngo igishanga cyongere kigarurirwe umwimerere w'igishanga, dore ko bizwi ko igishanga gifite umwihariko wo kubungabunga ibimera n'ibinyabuzima ku bwinshi, kandi no kubungabunga amazi nk'ayo soko y'ubuzima. Ibinyabuzima byose bikesha ubuzima amazi. Rero ibishanga biri mwe bibasha kuyafata bikayatega, bikayabuza kuba yateza ibibazo kuri bya binyabuzima cyangwa se ku bidukikije muri rusange, dore ko byagaragaye ko ikintu kijyanye n'ibiza cyangwa se amanegeko ubwo cyazaga mu Rwanda, ubwo byatangira kuvugwa, iryo jambo ryatangiye gukoreshwa, haherewe ku bantu bari batuye mu bishanga, dore ko ibishanga bitandukanye byanyaga byuzura bigateza imyuzure kuri ba bantu bari batuye mu bishanga. Ariyo mpamvu kubitura hamanje gukurwamo abantu bari bahatuye, nyuma nibwo hajya haza ibikorwa by'ubucuruzi nabyo bitangira gukurwamo, ariho rero hatangiye gutekerezwa inganda ndetse n'amasitasiyo n'ibindi bitandukanye byakoraga mu nganda, byakoraga mu bishanga bitandukanye. Aho turabizi bimwe ibikorwa byinshi byakuwe muri Nyabugogo, hari hazwi nko kwa Mirimo n'ibindi bitandukanye, hano za Kiruhura n'ahandi hagiye hakurwamo ibikorwa bitandukanye mu bishanga kugira ngo habungabungwe ibishanga ndetse kandi n'ibinyabuzima ndetse n'ibidukikije byose bikomeze bibungabungwe biri mu bishanga. Ariko nyuma niho haje ibitekerezo by'uko none ibishanga byabaga mu bikorwa by'ubucuruzi, bikorwa bijyanye no kuzana izindi nyungu zitandukanye, hirengagijwe umwimerere w'ibishanga yari imaze gukurwamo. None hatekerezwa uburyo bya bishanga byagarirwa ubuzima bwabyo, bikongera bikaba ibishanga by'urusobe cyangwa se bibungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Usibye no kubindira y'urusobe rw'ibinyabuzima, ibishanga bidufasha kuyungurura uno mwuka duhumeka, tukawuhumeka utanduye, utarimo ibinyabutabire bibasha kwangiza umwuka cyangwa se bibasha kwangiza ibihaha byacu n'ibindi bice by'umubiri. Nyuma yo gutunganya Nyandungu, yahise ifata izina cyangwa se ihabwa izina rya Nyandungu Eco Park. Umujyi wa Kigali n'abafatanyabikorwa batandukanye bari
gushyira mu bikorwa umushinga wo gutunganya ibishanga bitanu bitandukanye byo muri Kigali, ari byo igishanga cya Rwampara kiri hagati y'imisozi ya Rwezamenyo hano muri Nyamirambo ndetse na Karugira hakurya muri Gikondo. Igishanga kiri hagati kiri muri kwitabwaho cyangwa se muri bikorwa muri uno mushinga. Ku mwanya wa kabiri hakaza igishanga cya Gikondo kiri ahazwi nko mu gishanga cyahoze n'inganda, naho harimo gutunganywa habungabungwa ibinyabuzima byaho ndetse cyane cyane gufata amazi, kuko hari igishanga cyari cyarangiritse ubona ko cyakamye, baragikamyije ku buryo ikijyanye n'amazi, ikijyanye n'ibimera byari byarashizemo, ariko ubu ngubu urebye uburyo kimaze gukorwa, uburyo amazi yagaruwemo, ubona ko hahindutse, ahari hari amazu, ahari ari inyubako, hari inganda zitandukanye, ubu ngubu noneho ari indiri y'amazi, kandi ubona ko n'urukangagaru cyangwa se bino byatsi byo mu gishanga byatangiye kugarukamo. Ubona ko igishanga kiri kugenda kigarukamo, umwimerere w'igishanga uri kugenda ugarukamo, ku buryo bari bahazi rwose kuri ubu ngubu iyo hageze ubona harahindutse hatari aho usanzwe uzi. Ikindi gishanga cya gatatu ni igishanga cya Kibumba dusanga hagati y'imisozi ya Gacuriro ndetse na Gisozi, kikaba kimena amazi mu gishanga cya Nyabugogo, nacyo kiri muri ibi bishanga. Igishanga cya Nyabugogo nacyo kiri ku mwanya wa kane, kiri mu bishanga biri gutunganywa, kuko cyo gituruka ku Kinamba kigakomeza n'ubundi kuri Nyabugogo, cyangwa se hano hazwi nko ku kiraro cyo mu Gatsata, ugakomeza hirya ugera za Kanyonyomba. Ikindi gishanga cya gatanu, igishanga cya Rugenge rw'Intare, cyo tugisanga hagati y'imisozi ya Kimihurura ndetse na Kacyiru, hagati yabyo icyo gishanga kirimo, ugakomeza ukagera za Kimicanga, ukomeza no kwa Rasta, hari hazwi nko kwa Rasta, ukomeza ugera ku Kinamba. Ibyo ni bimwe mu bishanga bitanu birimo gutunganywa hagendewe ku byagaragaye, ku musaruro wagaragaye ku gishanga cyatunganyijwe cya Nyandungu, bitewe n'umwimerere byagaruye muri kariya gace, uburyo amazi yaho yasukuwe, ukabona ko amazi yabaye meza, nta bintu by'isayo, nta bintu bisa nabi cyangwa se amasuri yakuweho, bitewe n'uburyo ibimera byaje bikajya bifata amazi bikayungurura, ku buryo ubona ko iby'imyuzure ndetse no kwangirika kw'ibidukikije, ubona ko muri kiriya gice cya Nyandungu byavuyeho. Ariyo mpamvu haje umushinga wo kuvugurura cyangwa se gutunganya ibishanga byari byarangiritse tumaze kuvuga hano ruguru. Imirimo yo gutunganya ibishanga igeze kure, irarimbanyije, nubwo hakiri byinshi byo gukora. Iyo ugeze mu gishanga cya Rwintare hari gutunganywa inzira z'amazi, ariko hatangiye no gushyirwamo inzira z'abanyamaguru, amapave, aho bazajya batemberera bakanyura. Inzira rwose ubona ko zimeze neza, zitunganyijwe, nubwo imirimo igitangira cyangwa se irimo gukorwa, urabona ko byatangiye kugira isura. Usibye ko hagati mu nzira z'amazi aturuka ku mihanda, hagati y'inzira batari bashyiramo ibiraro bihuza za nzira kugira ngo urujya n'uruza rube rwagira, ariko ubona ko inzira zatangiye gushushanywamo aho batari bagera. Ibikoresho urabona ko bihari, ndetse n'ahandi amapike abasaviya barayateye, ku buryo imirimo yo gukomeza gukora cyangwa se ubona ko bifite umurongo, hari aho bimaze kugera. Ndetse kandi n'ibijyanye na pondi z'amazi, ibi ni bya bizenga cyangwa se bamwe bagereranya n'ibiyaga, ariko si ibiyaga, kuko ibi ngibi niba byakozwe kugira ngo babashe gufata amazi. Kuko nk'igeze mu gishanga hano cya Rwintare, ubona ko hari pondi zatangiye gukorwa, zatangiye gutunganywa hano iruhande rw'ishuri, aho yereka yatangiriye gukora hano hasi mu gishanga nyine. Iyo waba uri kuri uno muhanda umanuka uva Kimihurura hejuru ya Kimicanga, ubona hakurya, ubona ko hari ahantu rwose amazi yatangiye kubungabungirwa, nubwo hakiri gutunganywa, hakiri gukorwa. Ndetse kandi iyo urebye mu gishanga cya Gikondo, hano hahoze inganda, ubona ko hari pondi zatangiye gukorwa, ubona ko rwose yaba ari ugukora ku mpande zacyo, ku nkengero ubona hatewe ibyatsi, ku buryo ubona ko biri gufata umurongo, amazi yagezemo atangiye kugira isura. Ndetse hateganyijwe n'aho amazi abaye menshi hashobora kuba yagira, kuko navuga ko ino pondi niyo gufata amazi, kwa kundi amazi aba yabaye menshi mu gishanga, nimba imvura yaguye ku misozi amazi yakamanuka ari menshi. Pondi zifasha cya gishanga kuba cyagabanya umuvuduko w'amazi, kikaba cyagabanya nimba ari imyuzure yari ikwiye kuba yabaho, no kikayagabanya, amazi akaba yagenda neza atagize ibyangiza, atagize ibibazo ateza. Muri ibishanga byose twavuze, izi pondi zarateganyijwe, usibye ko hari ibishanga bimwe na bimwe bizaba zirimo ari nyinshi, cyangwa se zikaba ari nini bitewe n'imbaraga amazi agera muri ibyo bishanga, cyangwa se ingano y'amazi agera muri ibyo bishanga, bitewe n'imisozi ikikije icyo gishanga. Kuko nk'hano Gikondo usanga ni igishanga gifata amazi atandukanye aturuka ku misozi iriho inyubako zitandukanye, cyangwa se ahantu hafite hanini, kuri area nini zimena muri cya gishanga, ku buryo bizasaba ko hajyamo pondi nini, ishobora kuba nyinshi cyangwa se ari nini. Byose bizaterwa n'ingano y'amazi azabasha gufatirwamo, kuko hano mu gishanga cya Gikondo ubona ko pondi zaho zamaze kugeramo, ubona ko zifata amazi, ubona ko amazi afite isuku, asa neza. Bityo bikaba n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwaratangaje ko ukurikije
uko ibyondo cyangwa se isayo ryagaragaraga muri bino biraro byo ku Kinamba ryagabanutse bitewe n'ibyatangiye gukora n'imirimo yatangiye gukorwa, yaba ariyo kwimura inganda, yaba ariyo kwimura ibikorwa byabaga mu bishanga byavuyemo, ndetse kandi n'imirimo yo gutangira kubungabunga ayo mazi byatangiye gukorwa, umusaruro ko watangiye kugaragara nubwo imirimo igikorwa cyangwa se ibyo gukora bigihari. Urumva ko rero kubungabunga cyangwa se gutunganya ibishanga bifitiye akamaro kanini cyane ibidukikije n'abantu muri rusange. Izi pande rero uburyo ziri gukorwa, ziri ku bitaka bari kurunda, none bya bitaka bikaba byafata amazi bikabumbiramo hagati, ariko mu mpande bakaba bashobora kuba haterwaho n'ibyatsi kugira ngo bafate bwa butaka butazakomeza, butazaba bwatwarwa n'amazi, amazi akaba yagenda cyangwa se isuri ikaba yagenda ibwangiza, ariko hakaba hateganywa ahantu amazi mu gihe yabaye menshi ashobora kuba yaca akaba yagenda ariko yagabanyijwe umuvuduko. Bakunzi ba Disentensi, amakuru na update nk'izi ngizi ntahandi wazisanga usibye hano kuri Disentensi. Wowe icyo usabwa ni ukora subscribe niba utari wayikora, ubundi twemeze twibanire, kandi wibuke gukora like na share kuri video. Ibindi byose nakagaruka. Bye bye, ciao ciao.